iterambere abantu barimo ririmo guhanagura Imana mu bantu, ririmo kuyihanagura. Kandi uko iterambere riza, uko ryinjira, uko rijya mbere, ni nako n'ibyaha bigwira. Kumenya igihe dusohoyemo, icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose. Mwitegure rero, witegura yitegure, utabishaka nawe abireke. Mbamenera ibanga kandi mubimenye, inyamaswa nenye iryo ishingiro ry'ubwenge. Ubwa mbere, kwiyunga n'Imana. Icya kabiri, kuyunga n'abandi. Icya gatatu, gukora ibishoboka byose ukiyunga n'uwo wahemukiye. Ubwenge ubwo ari bwo bwose budashingiye ku bwiyunge hagati y'umuntu n'Imana, no gukora ibishoboka byose ngo n'abandi nabo biyunge n'Imana, no gukemura ikibazo kiri hagati yacu na bagenzi bacu. Ibindi ibyo ari byo byose twita ubwenge, nta bwenge burimo. Hari abo turata kubera amashuri bize ngo ni abanyabwenge. Ndashaka kubatangariza iki? Ko ntabwo bafite, nta nubwo bazagira. Igihe cyose, ikintu cyose wakwita ngo ni ubwenge n'ubuhanga bwose wagira, n'amadoktora wagira, na kaminuza wakwiga, utarigeze wiyunga n'Uwiteka, ahubwo nta n'ubwenge uzi. Ngiki cyo twita ubwenge bw'isi rero. Nicyo ndashaka kubatangariza ko bwatari ubwenge na buke na busa, ubwo n'ubumenyi. Mwese barahera ku gitaka Imana yaremye, bahera ku biti Imana yaremye, baravumbura bahereye ku kuki bativumburira ibyabo ngo biremere ibyabo. Aho twababwiye inkomoko yayo, tubabwira ibyo yakoze, tubabwira abami bayiyoboye, uko Bibiliya ibivuze byose tubibashyirira ahagaragara. Dome chrétienne de pape yahere muri 476 kugeza kuri uyu munota, akaba ariyo ngoma ya nyuma. Uko kwica ugakiza kwa Roma nyirisitu, ingabo za Napoleon Bonaparte zarwanaga zikajegeza Uburayi muri iyo revolution, akohereza General Berti akagenda i Roma, agafata papa akamuzana ari imbohe, bakamugeza mu Faransa, bakamufungira mu kirwa, yarangiza akagwayo, bakoma mu nkokora imikorere ya Roma. Bya bindi yigiraga kwa kwica, kwa kugenza gute abapagani b'Abafaransa nabo babereka babereye abapagani, ariko izo mbaraga zari zaramaze gushegeshwa n'ubu protestani, kuko bwari bwaravuye imuzi busobanura kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kuri. Nkarabiye imbere yawe, si ibyo gusa, uyu munsi isi yose ikabiri munsi y'amabwiriza y'Amerika, amabwiriza adasanzwe. Sazabona abantu ku Mana mbibutse, oya, ahubwo menya ibi kandi, ingoma nenye gusa nta ya gatanu hano ku isi. Ibyo byumve, ubyiyumvisha, ubishyire mu bwenge. Nyuma y'abapapa nta bundi butegetsi bugomba kuyobora ku isi. Oya, abigize abarobere ku Mana bigira ibyigomeke, mugiye kubura icyerekezo. Nta rindi shyanga rero nyuma y'Abanyamerika. Ahubwo ndabwira abantu bose ngo tangariza iri tangazo kandi baryumve neza. Mukuri nkomye mu nzira, Yesu araje. Impanda y'imperuka igiye kuvuga. Byemere cyangwa ubyange, impanda y'imperuka igiye kuvuga. Isi n'imirimo irimo bigiye gushirira, birangire, bikongorwe, abantu bose babireba. Ijuru bwaryo rigiye kuzingwa nk'urupapuro, naryo rikongezwe, kuko kuri gahunda y'Imana hagiye kujyaho ijuru rishya n'isi nshya. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Uwo murimo kumva kuri mikro ni Nibikora Nicola. Twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya mwiza w'ikiganiro cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Reka mbere yo gutangira tubanze dusenga Imana. Turagushimye Nyagasani Imana yacu, turaguhimbaje Uwiteka utubeshaho, tugushimiye urukundo rwawe rutuma tudashiraho, uraturinda, ukatuba bugufi, ukatwungura ubwenge, ukaduha inama, ukadukorera ibishoboka byose kugira ngo tukumenye kandi tukumenyekanishe, izina ryawe ryera rishimwe. Imitima yacu rero gicishirizwa bugufi imbere yawe, kandi iri jambo ryawe rigiye gutambuka, turagusaba kugira ngo rigira akamaro kuri buri wese uri buryumve, maze umugisha watugeneye twese twitegure kuwakira binyuze mu izina ryiza rya Yesu, amen. Reka dushimire Imana yacu ituba bugufi kandi ikatugirira neza. Uyu munsi ikigisho cyacu kirinjirira mu gitabo cyanditswe na Salomo, niho kiri bwinjirire. Salomo nkuko mumuzi ni umwami wabaye umwami w'Abisirayeli. Yari afite se witwa Dawidi. Dawidi nawe akaba yarasimbuye umwami Sawuli. Ikintu rero dukwiye kumenya hano,
abo bami bagiyeho bitari kuri gahunda y'Imana. Kubera iki? Kuko Imana yari yarateguye ko abantu bayo bazagira ubuyobozi bwayo, akaba ariyo ibwikoreshereza mu bantu, mu baturage, bakamenya Imana, bagasobanukirwa n'ibyayo, bakamenya ibyayo neza y'ubwari yibibahaye, akaba ari ibabera umuyobozi. Haje rero kubaho ikintu cyo kwigomeka ku Mana, banga Imana pe, banga amabwiriza yayo, bayigaragambyaho, baravuga bati dukeneye kugira abami nkuko n'abandi b'ibindi bihugu nabyo bifite abami. Icyo gihe bayoborwaga n'ubutegetsi bw'abacamanza kuva kuri Otineri kuzakomeza Bashamugari, Badeburana, Babaraki, ba Samusoni, ba Gidiyoni n'abandi nkuko bamwe twabababwiye, kuva kuri Otineri kugeza kuri Samweli. Ubuyobozi icyo gihe bwari ubw'Imana. Nukuvuga ngo amabwiriza yose bahabwaga yavaga ku Mana, akanyura ku bahanuzi, akagera ku batambyi. Abatambyi kuko aribo bari bafite gahunda ikomeye yo guhuza abanyabyaha cyangwa se guhuza abantu n'Imana, maze bakayegeza muri rubanda. Nuko noneho rubanda rugashyira mu bikorwa icyo Imana ishaka. Ngubwo ubuyobozi bwari buri muri Isirayeli. Ni nayo mpamvu rero muri abo batambyi twebwe turimo kubabwira, harimo ibice bigiye bitandukanye. Hari umugabane w'abatambyi bari bashinzwe kurinda inzu y'Uwiteka cyangwa se icyo bita ubuturo bwera. Abo ngabo bari bashinzwe kuburinda kugira ngo butavogerwa, abantu bakabona gahunda z'aho Imana ikorera imirimo yayo, bitwaga abakumirizi. Hari n'igice cy'abatambyi noneho nabo, abo batambyi bari bashinzwe basimburana bashinzwe gahunda yo guhuza abanyabyaha n'Imana. Nibo bari banajejwe cyangwa se bakurikiranaga gahunda ijyanye n'ibitambo byose byatambirwaga aho ngaho ku ihema ry'ibonaniro cyangwa se mu nzu y'Uwiteka. Muri icyo gice cy'abatambyi hari abandi bari bashinzwe kujya bakemura ibibazo biri hagati muri rubanda, abo bitaga abacamanza. Hari abacamanza ba mbere, hari n'abandi bacamanza noneho bari bashinzwe gukurikirana buri kana kariko kose, gukurikirana buri bibazo ibyo ari byo byose biri mu baturage, kugira ngo abantu ibibazo bafite bishire. Ibyiza by'ubwo buyobozi rero bwa mbere nuko bwari ubuyobozi bw'Imana. Ku gihe cya Samweli, cy'umucamanza Samweli, Abisirayeli bararahira, baranga iby'Imana rero ababwiye mu kubara gutegeka kwa kabiri, ndetse no mu kuva yarabibwiye Mose, iramubwira ngo ntimuzigere mukora ikosa ryo kwishyiraho abami. Bigaragambye imbere y'Uwiteka, banga ubuyobozi Imana yari yarabashyiriyeho, bifuza kugira ngo bagire abami. Umwami wabo wa mbere wagiyeho yimikishijwe amavuta ni Samweli. Yagiye mu mwaka w'1050 ageza mu mwaka w'1010 Kristo ataravuka. Arayobora pe. Mugende musome ibye mu rwambere rw'ibyo ku ngoma, rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, rwambere rw'abami, rwambere rwa Samweli, murebe imyitwarire y'uwo mugabo. Mbere yubahaga Imana, ariko amasaziro ye yabaye mabi cyane. Umwami wamusimbuye wayoboye guhera mu mwaka w'1010 kugeza mu mwaka wa 970 ni Dawidi nawe ayobora muri iyo myaka imbere ya Kristo. Amaze kuyobora muri iyo myaka, aza gusimburwa n'umuhungu we Salomo, we yayoboye guhera mu mwaka wa 970 kugeza mu mwaka wa 970 kugeza mu mwaka wa 930. Ni ukuvuga ngo uwa mbere yayoboye imyaka 40, undi ayobora imyaka 40, undi ayobora imyaka 40. Abo bamuko ari batatu, urukurikirane rwabo rwose rwamaze ku ngoma imyaka 120. Nababwiye ko turi bwinjirire mu gitabo cy'umubwiriza, igitabo cyanditswe na Salomo. Reka turebe ubuzima bweho gatoya. Salomo tugiye guhera mu gitabo cye, yitegereje imikorere ya se. Iyo mikorere ya se ndimo kuvuga ni iki? Ni ibigwi bye mbere mu butegetsi, ibigwi bye uko yayoboraga, imbaraga yari afite, ibyo yakoze, amahanga yanesheje, uko yasengaga, ingabo z'Abisirayeli uko zari zihagaze, byose babikesha umwami Dawidi. Ibyo byitegerezwaga nande? Na Salomo. Yongeye kandi gushishoza no kureba intege nke yagiye agira mu rugendo rwe rwa buri munsi. Izo ntege nke zari zishingiye kuki? Intege nke nta kindi zari zishingiyeho, ni ya myitwarire ye yari irwaye. Ubwo yaramaze kunesha amahanga,
ubwo aramaze gutuma amahanga yose amwubaha, nyuma atangira kudohoka, ata abantu ku rugamba, arica, arasambana. Izo ntege nke kuntu zagiye zigaragara byose Salomo yarabyitegereje. Yongeye kwitegereza amasaziro ye. Noneho muri ayo masaziro ya Dawidi, Imana iramubwira ngo ntukinishe kunyubakira urusengero kubw'amaraso menshi wavushije, ahubwo urusengero ruzubakwa ku ngoma y'umuhungu wawe ari we Salomo. Salomo yaritaye mu matwi, amenya hakiri kare ko Imana irimo kumurehereza kugira ngo azabe umwami w'Abisirayeli. Niko byagenze, yabaye umwami w'Abisirayeli yima ingoma. Tujye mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya mbere, aba ariho noneho twinjirira mu cyigisho cyacu. Ariko mbabwire ngo amagambo turi buze kwibandaho cyane yanditse mu bitabo byanditswe na Salomo, ni ukuvuga ko bivuga kuri Salomo. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya mbere, ubwo turasoma imirongo 3. Iyo mirongo 3 turi busome ni iyihe? Turasoma umurongo wa 3, dusoma umurongo wa 7, dusome n'umurongo wa 10. Mwumve uko avuga. Salomo asaba ubwenge. Salomo asaba ubwenge, umurongo wa 3. Nuko Salomo ajyana n'iteraniro ryose bajya ku kanunga k'Igibeyoni, kuko aho ariho hema ry'ibonaniro ry'Imana ryabaga, iryo Mose umugaragu w'Uwiteka yakoreye mu butayu. Kitonderwa, yagiye ku kanunga hejuru. Murumva neza? Yitaruye abandi baba, yitaruye abandi bantu, arazamuka ajya ku kanunga, ajya ku kanunga hejuru. Turi buze kugaruka ku by'akanunga. Wenda reka tujye ku murongo wa 7 w'icyo gice, urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya mbere, umurongo wa 7. Mw'ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo, iramubwira iti nsaba icyo ushaka. Ariko wowe uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, ubu nk'ubu Imana igeze ahantu herereye, ikabira hageze, ikagutungura ngo nsaba icyo ushaka, wayisaba iki? Tekereza ikintu wayisaba. Ni iki wayisaba? Tujye ku murongo wa 10. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereka abantu. Ninde wabasha gucira imanza aba bantu bawe bangana batyo? Reka ngire icyo mbwira abantu batwumva. Bantu muteze amatwi radiyo ubuntu butangaje kuri uyu munsi, hari ikintu ngiye kubabwira gikomeye. Salomo ibyo yasabye Imana, ishingiro ry'ubwenge yari afite, rikubiyemo ibintu 3. Ndabasubiriramo. Salomo ishingiro ry'ibyo yasabye Imana, ibyo yasabye Imana rikubiyemo ibintu 3. Icya mbere, imyitwarire ya se yari yaramuhabuye. Mu bintu bya mbere azamutse kuri ako kanunga k'Igibeyoni, nk'uko twarimo kubivuga, yasabye Uwiteka imbabazi z'ibyaha bye. Yasabye Imana, yasabye Uwiteka imbabazi z'ibyaha bye. Icya kabiri, yayisabye gukora ibishoboka byose, ikamuha ubufasha, ikamuha imbaraga, akagarura Abisirayeli bari baratannye ku Mana. Hari icyo mwumvamo aho ngaho? Icya gatatu, yafashije se na umuntu yabivuga ngo iki? Yasabye Imana kugira ngo imufashe kunga noneho Abisirayeli hagati yabo. Muntega amatwi mukurikire neza. Icya mbere, kuri ako kanunga yaragiyeho, yasabye Imana imbabazi z'ibyaha yakoze. Icya kabiri, muri gahunda ze yifuje kugira ngo afate Isirayeli imaze gutana ayunge n'Imana yahemukiye. Icya gatatu, yasabye Imana kugira ngo imufashe
yunga abisirayeli bari bamaze gutandukana, imiryango itacyumvikana, abantu batagisenga Imana imwe, abantu batari ku murongo muzima. Akora ibishoboka byose kugira ngo noneho arebe uburyo uwo muryango yawuzanamo ikintu cy'ubumwe hagati yabo. Ngiryo rero ishingiro ry'ubwenge. Uyu munsi reka turiganireho. Ngiryo ishingiro ry'ubwenge. Ubwa mbere, kwiyunga n'Imana. Icya kabiri, kuyunga n'abandi. Icya gatatu, gukora ibishoboka byose ukiyunga n'uwo wahemukiye, cyangwa se gukura inkomyi mu nzira iyo ari yo yose iri hagati yawe na bagenzi bawe. Ngiryo ishingiro ry'ubwenge. Pawulo ati kurwanya uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Reka wenda mbere yuko tugira komantere kuri iki, twinjire muri Bibiliya twumve icyo muri Yobu hatubwira. Yobu haratubwira ngo iki gice cya 28:28, maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mbwira abatwumva iki kintu, mbwira abatwumva mu nkurikire neza. Ubwenge bwose, niba nabwita ubwenge simbizi, turibuze kubona inyito yabyo y'ibyo twita ubwenge. Icyo twakwita ubwenge ubwo ari bwo bwose budashingiye ku bwiyunge hagati y'umuntu n'Imana, no gukora ibishoboka byose ngo n'abandi nabo biyunge n'Imana, no gukemura ikibazo kiri hagati yacu na bagenzi bacu. Ibindi ibyo ari byo byose twita ubwenge, nta bwenge burimo. Ntabwo. Hari abo turata kubera amashuri bize ngo ni abanyabwenge. Ndashaka kubatangariza iki, ko ntabwo bafite, nta nubwo bazagira, igihe cyose baze yaba atari ukubaha Imana, ibyaha byabo bakabisuka imbere y'Uwiteka, Imana ikabababarira, bagakora ibishoboka byose, bakayikorera bagakwiza uwo mucyo, Imana ikamenyekana no mu bandi, kandi bagakura inkomyi yari yose ibatandukanya na bagenzi babo. Na ibyo bindi byose twirata, yewe iga uzageze he? Abantu bagushime ukora ibingana iki, uvumbura ibingana iki? Ubwo si ubwenge, ubwo si ubwenge na buke na busa. Bibiliya ngo ishingiro ry'ubwenge ni ukubaha Uwiteka, kandi kuva mu byaha niko kujijuka nyakuri. Bantu murimo gukurikira iki kiganiro, reka mbibiri ibanga. Ikintu cyose wakwita ngo ni ubwenge n'ubuhanga bwose wagira, n'amadoktora wagira, na kaminuza wakwiga, utarigeze wiyunga n'Uwiteka, ahubwo nta n'ubwenge uzi. Wabanje kubanza gukiza ubugingo bwawe. Ntabwo niba ntacyo uharanira kugira ngo abantu bamenye Imana, cyokora cyo bazamenya ayo masiyansi ubigisha, bazamenya ibindi byinshi nawe wigiye mu ishuri. Ishingiro ry'ibitari ubwenge, niba hari inkomyi hagati y'abantu, nta bwenge burimo. Ishingiro ry'ubwenge rishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere, kwiyunga n'Imana. Icya kabiri, kuyunga n'abandi. Icya gatatu, gukora ibishoboka byose inkomyi ziri hagati y'abantu zikavaho. Reka rero mbabwire, mbatangarize ibyo abantu bita ubwenge. Umuntu amara imyaka 6 cyangwa 7 akiga primaire akaba yarayirangije, agafata indi 6 akiga secondaire ngo arayirangije, ngo ubwo arimo gukura, ngo arimo kumenya ubwenge, akagradiwa cyangwa se akarangiza lisansi imyaka 4. Ubwo yamaze kurangiza lisansi, abantu baravuga ngo uyu muntu koko ashobora kuba umukadra, yakora umurimo wari wo wose kuko yize kaminuza. Urenza kuri iyo myaka 4 ugakora n'indi myaka 2 ya masters cyangwa se maîtrise, nabwo ntabwo burangije. Wongeraho 3 biterwa n'igihugu, cyangwa 4 ukabubonye PhD cyangwa se doctora, nabwo ntabwo burangije. Biba bigusaba indi myaka 6 kugira ngo ube professeur associé. Professeur associé imyaka 6, nabwo ntuburangije. Icyo twita ubwenge mu cyumve, ntuburangije. Professeur par excellence imyaka 10, yiyongera kuri 6 ya professeur associé, yiyongera kuri doctora,
noneho uwo bita full professeur, noneho iyo ni imyaka 15. kugira ngo ugere kuri urwo rwego byo birahanitse, n'ubwenge bukomeye cyane. Niba ari ubwenge ndibuze kubisobanura nyuma. Abahanga baricara bakagutega amatwi ukavuga, ugasobanura byinshi mu byo wanditse, barangiza bo ubwabo akabari bo bemeza ngo ubaye full professeur. Noneho haba hari ikindi cyiciro nacyo kiba gisigaye cyabo bita abasava. Ngiki cyiciro cya nyuma, ngiki cyiciro cya nyuma, aho urimo gukandagira hafi mu myaka 90, hagati ya 90 n'ijana. Twadusaza mujya mubona, twicara ahantu dushinzwe gukora kubera ubuhanga bafite, bakavumbura ibintu byinshi amasiyanse yose ku isi agenderaho. Ngiki cyo twita ubwenge bw'isi rero. Nicyo ndashaka kubatangariza ko bwatari ubwenge na buke na busa, ubwo n'ubumenyi. Mwese barahera ku gitaka Imana yaremye, bahera ku biti Imana yaremye, baravumbura bahereye ku kibativumburira ibyabo ngo biremere ibyabo, noneho nabo baje. Ubwo rero n'ubumenyi tubitandukanye n'ubwenge. Ubwenge buva ku Mana, ishingiro ryabwo ari kubaha Uwiteka, nibwo bwenge. Ishingiro ryabwo ari ukubaha Imana, ibindi n'ubumenyi busanzwe. Reka rero mbabwire, mwumve uko ibyo twarimo kuvuga by'ibyo tubamo, by'ibyo dusanzwemo, by'ibyo twita ubwenge bwa hano ku isi, uburyo umuhanga uwo nababwiye ko agiye kubimburira icyigisho cyacu, Salomo yabihinduye ubusa. Umurongo wa 11 w'igice cya 12 kindi cy'umubwiriza haranditswe ngo, umubwiriza haranditswe ngo, igice cya 12 umurongo wa 11, amagambo y'abanyabwenge ameze nk'ibihosho, n'amagambo y'abakuru b'amateraniro ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane, yatanzwe n'umwungeri umwe. 12 niwo nashakaga. Ariko kandi mwana wanjye uhuguke, kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo, kandi kwiga cyane binaniza umubiri. Umva icyo bimara, kwiga cyane binaniza umubiri. Simbujije abiga kwiga, ariko Salomo yapinze abitita abanyabwenge kubw'ibitabo byinshi bandika, kubw'icyo bita ubuhanga bafite. Kubera iki? Kubera ko yarasobanukiwe. None sugira ngo ubwo buvumbuzi bukorwa si ibimara abantu, si ibirimbura iyi si, si ibikuza abantu bikabashyira ku rundi rwego, byarangiza bikabarimbura, bitarimo kubaha Imana, kugeza n'ubwo abantu bwabo bahamya ko nta Mana ibaho. Yego iterambere ni ryiza sinanarirwanije, ariko ririmo guhagurutsa abantu benshi bagana mu nzira y'ibyaha, Imana ihanagurika mu bitekerezo byabo. Ni ukuvuga ngo iterambere ubu ngubu ririmo kugenda rijya mbere, twitwa ngo turimo kugenda tumenya ubwenge. Iterambere abantu barimo ririmo guhanagura Imana mu bantu, ririmo kuyihanagura. Kandi uko iterambere riza, uko ryinjira, uko rijya mbere, ni nako n'ibyaha bigwira. Dukomeze kuri uyu munyabwenge, igice cya 11 ku murongo wa 9. Iyo uhasomye hasa naho hatanga uburenganzira cyane cyane ku rubyiruko n'abasore. Mu nyumve neza, igice cya 11 umurongo wa 9 ku gitabo cy'umubwiriza haranditswe ngo, wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe kunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu cyo mu maso yawe. Wenda reka tube tugereje. Musore inezeze, musore ishimishe,
icyo umutima wawe ukubwiye gikore, icyo amaso yawe akweretse gikore. Uzi ko wagira ngo Bibiliya itanze uburenganzira, aho wumvise ingoma jya kubyina, aho ubonye inkumi nziza ntigucike, aho ubonye akayoga keza ugenda ukanywe, icyo amaso yagushimye akakwereka gikore. Ibyo bumva bikuje mu bwenge nakubwira iki? Umva umubwiriza wagira ngo aratanga uburenganzira ngo mukore nta kibazo, ariko hepfo y'ayo magambo ngo ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Genda ukore, go ahead, kora ibyo ushaka, genda uko ushaka, itwara uko ushaka, ariko menya ko ibyo byose bizatuma Imana ikubaza impamvu y'iyo myitwarire. Hagati aho rero, hagati aho dukomeje kuri icyo gice cy'umubwiriza tukinjira tukajya ku gice cya 12, wenda hari buze gusa naho dufungurira umurongo waho wa 14 haranditswe ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi cyose Imana izakibaza abantu. Mujye mureba ibyo umuntu yiberamo n'ibyo yikorera, arabiryozwa, inkiko zikabimuryoza. Muzareba abantu bari muri gereza bazira ngo wavuze iri jambo niri utakagombye kurivuga, maze mukinishe icyo bita urubanza, mukinishe icyo bita kubazwa ibyo wakoze. Hari n'igihe uzira kuhagaza aho utakagombye guhagarara, kubera ko kuhagarara kwawe ari ikibazo bakwibazaho bitewe nuko ushobora guteza umutekano muke waho ngaho utahemerewe. Hari umuyobozi mukuru, hari umuntu ukomeye, ntiwemere kuhagarara, uraje urahagaze n'ibyo ukabizira. Kubwo ari ikintu mwumvamo. Hari ibyo tumaze igihe twiga tunabasobanurira, twababwiye iby'uruhererekane rw'ingoma kuva kuri Babuloni kugeza kuri Roma. Twarimo kubigisha iby'uruhererekane rw'imyaka yere mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya 19. Wenda reka dusa naho dutangiye gatoya tugira icyo tuvuga ku ruhererekane rw'ingoma n'ukuntu twarubigishije. Babuloni twayibatangarije nk'ingoma ya mbere ivugwa mu buhanuzi isobanurwa na Bibiliya, yatangiye mu mwaka wa 605 igeza mu mwaka wa 539. Turabibasobanurira, tubibavira imuzi, byose turabibabwira. Iyo ngoma yaje kuvaho nk'uko Uwiteka yabivuze muri Daniel igice cya 5 wereka umurongo 29. Ubwo Imana avuga ngo mugiye kuvaho, nimumara kuvaho ubwami bwanyu buzahabwa abamedi n'abaperesi, buzahabwa irindi shyanga naryo ribugabanyemo kabiri maze ribuyobore. Umurongo ku murongo ibyo Uwiteka yavuze byarasohoye. Abamedi n'abaperesi bahera ubwo bayoboye isi, bahera mu mwaka wa 539 bageza mu mwaka wa 331. Abo nabo baza kuva ku ngoma, ibyabo biza kurangira. Himikwa abagira iki, hima abagira iki, hajya ku ngoma abagira iki. Bahera mu mwaka wa 331 bageza mu mwaka wa 168 Yesu ataravuka. Ingoma ya kane twabasobanuriye ni Roma, ariko tubabwira ko Roma igizwe n'imigabane ibiri. Tubabwira ibya Roma y'abapagane yayoborwaga n'abakayizari, yahereye mu 168 Yesu ataravuka. Iragenda imara imyaka n'imyaka igeza mu mwaka 176 Yesu yarasubiye mu ijuru. Aho twababwiye inkomoko yayo, tubabwira ibyo yakoze, tubabwira abami bayiyoboye, uko Bibiliya ibivuze byose tubibashyirira ahagaragara. Iyo ngoma tumaze kuvuga ibyayo, tujya kuri Roma nkirisitu noneho. Dome chrétienne de pape, dome chrétienne de pape. Iyo twarayibabwiye here muri 176 kugeza kuri uyu munota akaba ari yo ngoma ya nyuma. Guhera mu mwaka 176 kugeza none twababwiye inkomoko y'abapapa aho bavuye. Tubabwira misiyo bagombaga gukora no kuzuza ariko batigeze buzuza. Uburyo bagomba gusubiza abantu ku rufatiro rw'ibyanditswe byera ntibabikora, bagera ikirenge mu cyabene wabo abaromani b'abapagani.
uruhare rwabo mu gukura abantu kuri Bibiliya twararubabwiye. Amabwiriza akakaye aremereye atandukanye n'ayo Bibiliya yigisha twarayababwiye. Tubazana n'ibitabo turabibasobanura. Bibiliya ubwayo nicyo bivuzeho n'ubuhanuzi uko bwabyerekejeho turabivuga. Kuri iyo ngoma y'abapapa twababwiye uruhare rwabo mu kwica no kurimburira umuryango w'Imana kuwumara. Nta na kimwe tutababwiye. Uko kwica ugakiza kwa Roma nyirisitu, uko kwica ugakiza kwa Roma nyirisitu, uko kwagiye kuzamuka, uko bagiye Imana ibihangana, uko bagiye bayicira abantu, uko bagiye bahunga abandi bagenda, ibyo byose twarabibabwiye. Ntabwo ari ibyo gusa, twababwiye uburyo ubwo butegetsi bwa Roma nyirisitu bwaje gukorwa mu nkokora. Abafaransa babigizemo uruhare muri Revolution Française. Ubwo mu mwaka w'1798 hari ikintu kidasanzwe cyakozwe. Ubwo ingabo za Napoleon Bonaparte zarwanaga zikajegeza uburayi muri iyo revolution, akohereza General Berthier akagenda akagera i Roma agafata papa akamuzana ari imbohe, bakamugeza mu Faransa bakamufungira mu kirwa, yarangiza akagwayo. Bakoma mu nkokora imikorere ya Roma. Bya bindi yigiraga kwa kwica kwa kugenza gute abapagani b'Abafaransa nabo babereka babereye abapagani, ariko izo mbaraga zari zaramaze gushegeshwa n'ubu Protestant kuko bwari bwaravuye imuzi busobanura kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kuri. Aho twababwiye uko Roma yacitse intege kuko ubuyobozi bwayo bwari bumaze gushegeshwa, bwari bushegeshwe pe, bwari bushegeshwe. Mubyibuke mu nyamaswa y'amahembe 10 n'imitwe 7 tubabwira ibya Roma ubwayo nk'ubutegetsi bwa kane. Muri Daniel igice cya 2 tubabwira ko bugenda bukinjira ku maguru. Muri Daniel igice cya 7 inyamaswa zamutse itagira izina y'amahembe 10 n'imitwe 7 kuko byahise byinjirana n'ibyahishuriwe Yohana. Muri Daniel igice cya 8 igaragara nk'ubutegetsi bw'agahembe gato. Daniel igice cya 11 niho twinjiriye tubisobanura tubishyira ahagaragara ku buryo buri wese yabyumvise. Utarabyumvise akaba arafatiranye yarafatiye hagati nibura hari bike yumvise. Twavuye aho ngaho twinjira mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Inyamaswa yazamutse ivuye mu nyanja. Twerekana uruhare rwa Yohana mu kuza gusobanura ibyo Daniel atari yagasobanukirwa. Ibyo Daniel yifuza kumenya bisobanurwa bisongerwa nayo ntuza na Yohana ubwo Imana ari maze kumwerekera mu kirwa cy'Ipatimo. Ndetse tukaba twakwita Yohana igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Daniel umugabane wa 2. Kubera iki? Kuko waje gukompleta ibyasigaye ari ikibazo muri Daniel, noneho bisobanurwa bigaragazwa bishyirwa hagaragara mu byahishuriwe Yohana. Twongeye kubabwira rero ibya Amerika nk'indi nyamaswa. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18. Impamvu yageranijwe n'inyamaswa yazamutse ivuye mu gitaka y'amahembe 2 ivuga nk'ikiyoka ariko ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Kandi twababwiye iby'ubwo bwoko turabasobanurira uko bageze ku butegetsi, uko bahunze bavuye mu Burayi, ibyabaranze mu mico yabo uko byagenze, yewe ntacyo twasize inyuma. Uyu munsi mukurikire ikigisho cy'uyu munsi ntikibacike. Mwasobanuriwe mushyirirwa hagaragara Abanyamerika inkomoko yabo n'abandi bagiye bajya kuhatura. Tugeza nubwo tubabwira uburyo insengero zabo bakigerayo abazisengeragamo ubwitange bari bafite bwo gukunda Imana. Insengero zabo ahumvikanaga amajwi yo gushima Imana, ahumvikanaga kunamba ku Mana. Insengero koko zisengero reke z'ubu ngubu, icyo gihe bari bagitangira umurimo. Icyo gihe bari bacitse ku icumu ry'Abanyaburayi. Icyo gihe bakundaga Imana mu buryo budasanzwe.
twababwiye uburyo bageze n'ubwo babyandika ku madolari yabo, mu itegeko nshinga babishyiramo, buri kintu icyo ari cyo cyose bakivugamo, kurahira ugafata kuri Bibiliya, ibintu byose kuko bari barashyize Imana imbere. Aho twarahavuye tubereka kandi tubagaragariza amasengesho yo mu matsinda uburyo yakorwaga, ko ibyo ari byo byahaye imbaraga abambere kunamba ku Mana, kugendana nayo, kubana nayo. Ntabwo twaciriye aho, twageze nubwo twinjira mu ngo turababwira ngo dore mu masengesho y'umungu ukuntu babagaho. Apana ingo z'ubu ngubu, ingo z'ubu umugabo ahuramo n'umugore nimugoroba abana batanabazi, kugeza ubwo imiryango imwe n'imwe abana bajya babaza ababyeyi baba mama ngo ese uriya mugabo ujya uza hano ninde, kandi ari se. Kubera iki? Imibereho iruhije, umwe akanyura undi akanyura aha, uburere bw'abana bwabaye ubw'abayaya. Kubw'ibyo nta kwita ku muryango, turimo gukuza imiryango y'abatubaha Imana. Kubera iki? Kubaha Imana kwakagombye gutangira mu muryango. Icyo mu ntanga abanyamerika bari baragitsinze, bubahaga Imana mu miryango yabo, humvikanaga amajwi kenshi cyane yo gusenga no kunamba ku Mana, imiryango isurana, imiryango ikabana amaso. Nigeze mbasobanura uburyo buri muntu yabaga asa naho ari maneko ya mugenzi we, amureba akavuga ati kuri inkomyi mu nzira, nawe akamwakira neza nk'uvanye ubutumwa ku Mana, maze abantu bose bakagendera mu nzira nziza. Twanababwiye n'imibereho yarangaga umuntu ku giti cye, uko yabanaga n'Imana, uko yasengaga. Abanyamerika rwose babaye intangarugero, babaye intangarugero. Njya niga amateka abantu barikoraga muri icyo gihe, n'uburyo bitanze bagakora umurimo, bakabwiriza ubutumwa. Benshi bakaba barapfuye bazize kanseri yo mu mutwe, bitewe n'iki? Bitewe no kuvuga cyane, no gusakuza cyane, babwira abantu ngo bakunda Imana kandi bayemere kandi bayakire, ibababarira ibyaha bakoze. Bari bafite ubuhamya buzima, abagabo n'abagore baritanga. Kugeza uyu munsi ndacyanezezwa no gusoma ibigu byabo. Twanababwiye kudohoka kwabo, twababwiye kudohoka kwabo naho bageze ubu ngubu, ni nabyo twari turimo ubu ngubu. Twababwiye ko badohotse, ni nabyo twari tugezemo. Aho twababwiye uburyo bataye inshingano nk'abantu bari barahagurukijwe n'Imana, bakagenda bakagera mu gihugu Imana ibahaye. Bagomba gukomeza uwo murimo, muri uko gukomeza uwo murimo ntibabikora. Uyu munsi isi yose ikaba iri munsi y'amabwiriza y'Amerika, amabwiriza adasanzwe. Sazabona abantu ku Mana mbibutse, oya, ahubwo ibyo babiheruka kera cyane. Kuzana abantu ku Mana babiheruka kera, kandi nongereho ngo ni kera cyane. Ahubwo ubu bafite agatsiko gakomeye cyane gashinzwe kugenza no kugenzura hafi iby'isi yose irimo gukora. Illuminati ntabwo twababwiye ibyayo, nubwo tutarabibasobanura neza. Ntibibujije ko hari benshi bajye babisoma, abandi bakabibona ku maseda, abandi bakabyumva ku maradiyo, kuko muri iki gihugu hari amaradiyo yabivuzeho. Noneho rero mbabwire, kumenya igihe dusohoyemo nibyo bintu by'ingenzi cyane, nacyo cyari kigambiriwe. Kumenya igihe dusohoyemo, icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose. Mwitegure rero, uwitegura yitegure, utabishaka nawe abireke. Ariko icyo tuzi cyo nuko imiburo irimo gutangwa, kandi abaturage b'isi barimo kubwirwa ubutumwa buheruka. Mbamenera ibanga kandi mubimenye, inyamaswa nenye, inyamaswa nenye isa naho igaragara nk'ahari ya gatanu ibyahishwe 13 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku wa 18. Nta yindi igomba kuyikurikira ngo ize inyuma yayo. Ibyo byitondere, wowe ubyumva, ibyo bimenye ubishyire mu bwenge bwawe. Menya ibi kandi, ingoma nenye gusa
nenye gusa nta ya gatanu hano ku isi. Ibyo byumve, ubyiyumvisha, ubishyire mu bwenge. Ndongera kubabwira abantu barimo kumva iki cyigisho, nyuma y'abapapa nta bundi butegetsi bugomba kuyobora ku isi. Oya, kandi mwibuke neza ko ibya Amerika tubibabwira twabasobanuye neza uburyo ari abana b'abanyaburayi bacitse ku icumu ry'ibyo Roma yari irimo gukora. Nta rindi shyanga rero nyuma y'Abanyamerika. Ahubwo ndabwira abantu bose ngo mbatangarize iri tangazo kandi baryumve neza. Mukuri inkomyi mu nzira, Yesu araje. Mukuri inkomyi mu nzira, Yesu araje. Ageze ku marembo. Imanda y'imperuka igiye kuvuga. Byemere cyangwa se ubyange, ni uburenganzira bwawe. Umuntu afite amahitamo ye. Byemere cyangwa ubyange, impanda y'imperuka igiye kuvuga. Akisi mbabwire karashobotse rwose. Akisi karashobotse. Abigize abarobere ku Mana bigira ibyigomeke, mugiye kubura icyerekezo pe. Mugiye kubura icyerekezo, mwicare mubizi icyo uri cyo cyose, uwo uri we wese, umwanya urimo uwo ari wo wose. Isi n'imirimo irimo, bamwe biratana kandi bigiye gushirira. Isi n'imirimo irimo bigiye gushirira, birangire, bikongorwe, abantu bose babireba, kandi ntibizasigana ba nyirabyo. Igihe cyose atazabaho kubaha Imana, ntabwo bizasiga ba nyirabyo. Ijuru bwaryo rigiye kuzingwa nk'urupapuro, naryo rikongezwe, kuko kuri gahunda y'Imana hagiye kujyaho ijuru rishya n'isi nshya. Reka mbabwire abo musuzugura kubera kwinjira mu by'Imana, abo musuzugura mupinga, muha agaciro gake kubera kwinjira mu by'Imana no kubiha agaciro, mitima yabo ikaba yarabyakiriye, mugiye kubona icyo bari cyo. Mugiye kubona icyo bari cyo. Suzugura abantu basenga, murabapinga, mubona hari abantu badasobanutse, nta gaciro mubaha muri sosiyete, mubona ari indindagire, mubafata ukundi. Indindagire ni wowe uteze amatwi iradiyo udaha agaciro iby'Imana. Ntabwo twize ishingiro ry'ubwenge se? Nase ubwo urumva uri umunyabwenge. Ishingiro ry'ubwenge ni iki? Kwiyunga n'Imana, kuyunga n'abandi, no gukora no gukura inkomyi yari yose iri hagati yawe na bagenzi bawe. Ngibyo ibyo Salomo yakoze. Igihe udakora ibyo, ubwo se urumva uri igiki? Niba utari umunyabwenge uri igiki? Shiremo irindi zina. Rishyiremo abo musuzugura kubera ko binjiye mu by'Imana, abo mupinga kubera ko babiha agaciro, abo musuzugura mudaha agaciro na gake, mugiye kubona icyo bari cyo, kandi icyo bari cyo muzakibona uwo bakiriye amaze kuhagera. Ndabutangariza rero abantu, kuhereye kuworoheje n'ukomeye, uhereye kutegeka n'utegekwa, uhereye ku mukire ukageza ku mukene, ni mube abanyabwenge. Ni mube abanyabwenge, mukuri inkomyi yari yose mu nzira, mwikiranure n'Imana kubera urubanza rw'ibyaha byanyu rw'ibyo mukora. Icyo ni icyambere. Mukora ibishoboka byose, uko muharanira byinshi, muharanire no kugira ngo abantu bayimenye iyo Mana namwe muzaba mwamenye. Ikindi kandi mukora ibishoboka byose kugira ngo hagati y'abantu ikintu cyo kutumvikana, ikintu cyo kugongana, ikintu kibi cyari cyo cyose n'umwuka mubi wose uri hagati y'abantu uvemo. Ngiri gishingiro ry'uko abantu bazabagize ubwenge. Noneho rero ni mugenzura ibihe neza, mumenye aho mugeze, tumenye aho tugeze. Ni mugenzura ibihe neza, mumenye aho tugeze, tumenye aho tugeze. Ubwo butunzi mwiratana, ya madiplome muvuga, ibyo Salomo yatesheje agaciro, mbasabe byibashuka ngo muyoberwe inshingano ya mbere nyamukuru y'ibyo mugomba gukora. Mwari mwasoma, mwumva, cyangwa se mubwirwa, cyangwa se mubwirizwa ibyo Bibiliya ivuga? Buretse tujye muri cya gitabo
iyi niyo ndunduro y'ijambo, igice cya 12:13. byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa se ari ikibi. Hari icyo mwumva? Hari icyo murimo kumva? Imana ngo izazana, izashyira mu rubanza, izabaza abantu ibyo bakoze ari ibyiza cyangwa se ari ibibi. Reka se naho ninjiramo gatoya ngire bikeya mbabwira. Urwa kabiri rwa Abakore n'igice cya 5:10. Kuko twese wakwirengagiza, wabyemera, utabyemera, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kirisitu, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa se ari ibibi. Umva, tega amatwi. Ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri muri uyu mubiri. None se reka tugende gake. Ni ryari bakubwira ngo umuntu yavuye muri uyu mubiri? Ni ryari wigeze wumva bakubwira ngo ibyo umuntu byarangiye ntakiri muri uyu mubiri, yapfuye? Ni igihe nyine yapfuye, ni igihe ibye byarangiye. Ariko sobanukirwa kandi menya iki: niba utari unabizi, ibijyanye n'imibereho y'iby'abantu bisuzumwa ubu ngubu bariho, bisuzumwa igihe bariho. Tujye muri Daniyeli gatoya, kuko twari kuri izi ngoma, twarimo kuvuga ibyazo, twarimo gusobanura iby'izi ngoma n'uruhererekane rwazo. Imana isa naho yavuze ikintu, ni nacyo tugiye kwiga muri iyi minsi. Muri Daniyeli igice cya 7, ubwo Imana yari imaze gusobanura yerekana muri izo ngoma ko bizagenda, ko bizakurikirana, byose Imana igenda ibihishura. Igice cya 7 guhera ku murongo wa 9, uwa 10, 13 na 14, nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami. Haza umukuru nyiribihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zawo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu barimo amuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Ariko nshuti, hari ikintu wumvamo? Twigire ku murongo wa 13 w'icyo gice. Hanyuma nyitegereza ibyo neretswe n'injoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mw'ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyiribihe byose bamumugeze imbere. 14. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zose zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe nibwo butware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho. Umva akantu tugiye kuzinjiramo. Uko Amerika irimo gukurikiranira hafi ibikorwa birimo kubera mu isi, niko n'Imana muri iyi ngoma ya 4 tuzabashyiraho imyaka, tuzabashyiraho byinshi bibigaragaza. Imana irimo gusuzumana ubwitonzi n'ubuhanga ibirimo gukorerwa hano muri iyi si, irimo gukurikirana gusuzumira hafi ibirimo gukorerwa hano muri iyi si. Bimwe mu by'Imana irimo gukurikiranira hafi by'abantu. Itondere ikintu icyo ari cyo cyose kibi kiva ku munwa wawe, kiva mu kanwa kawe. Ijambo iryo ari ryo ryose uvuga, iryo ari ryo ryose, Bibiliya nivuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindisha, amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, ngo kandi ururimi ni inyama nto cyane ariko imeze nk'agashashi k'umuriro. Uvuga ibiki? Ni ibiki biva mu kanwa kawe, ni ibiki bisohoka mu kanwa kawe. Bimwe mu bintu tugiye kwicara tugasuzuma neza, ni ibintu birimo kubaho muri iyi ngoma, ubwo Abanyamerika bakataje mu isuzuma ry'ibikorerwa mu isi, n'uburyo Imana ikataje nayo ubwayo gusuzuma ibyo abaturage b'isi bakora. Ngaho rero rurageretse.
abisi barakora, Imana nayo irimo gukora. Ibyo tuzabibasobanura neza, muzabyumva kandi muzabicengeramo mubimenye. Ndababwira ko imirimo yose turimo kugenda dukora yuzuyemo ikintu cy'ubugugu, abantu batagira icyo bitangaho, imfubyi zikaba zigwiriye mw'isi, abapfakazi ari benshi, babagowe ari benshi, bafite ibibazo byinshi cyane, ubugugu abantu bagenda bagira, yewe no kudatanga imitima yabo nabyo ubwabyo Uwiteka arimo kubisuzuma, arabisuzuma. Araho turabivuga gutya mukagira ngo ni ibintu byoroshye, araho turabivuga ukunguku mukagira ngo ni ibintu byo gukinisha. Hari ibindi, hari inshingano abantu bagomba kuzuza, hari inshingano abantu bagomba guha bahamagariwe. Iya mbere niyo kubanza gukiza ubugingo bwabo. Uyu munsi Imana irimo kwibaza impamvu abantu badakora ibishoboka byose kugira ngo ubugingo bwabo bukire, kandi sirimo kugenda yegereza ku mahenuka. Nanjye sinabasha gusubiza icyo kibazo, nanjye ngo ntibabasha kugisubiza, impamvu zikomeye zituma abantu batarimo gusanga Imana muri iki gihe. Ibyo ntibibujije ko iby'Imana bitera bijya mbere, iby'Imana bigomba gusuzuma iby'abantu kugira ngo ejo hatazagira uwiregura. Hari ibindi cyane tugomba kumenya. Ni ibiki mubwitse mu mitima yanyu ko nabyo byitabwaho n'ijuru? Ibintu bibwitse mu mitima y'abantu, ibyaha bakorera hihishe, ibyaha bakorera biherereye, amoko ari mu bantu, ubuhehesi bubarimo, inzangano zibarimo, ubugambanyi bubarimo, bihisha abantu. Ubihisha nikora, ubihisha abo musengano, ubihisha abo mubana, ujyane mu nzira abantu bose bakurata ariko byibwitse mu mutima wawe. Ibyo byose bitwikuruwe imbere y'Uwiteka nk'ibyambaye ubusa. Uzahungiraho, uzajya, uzabigenza ute? Abanyamerika tereka dusuzume ibikorerwa ku isi. Imana ati nanjye reka nkurikirane ibyo abaturage b'isi bakora. None se uri uwawe ngo wigenge? Wariremye se? None se uratekereza ngo Imana ngo bizapasa inaperçu? Imana izareka gutyo gusa none iterura nk'iyajyana mw'ijuru? Akana kariko kose, ikintu icyo ari cyo cyose ijuru iragikurikirana, kandi umuntu udakura inkomyi mu nzira ngo amenye ubwenge, kuko ishingiro ry'ubwenge twamaze kubona iryo ari ryo n'akazi kawe. Ndetse reka nkubwire, nkarabiye imbere yawe, nkarabiye imbere yawe. Si ibyo gusa, wumvise umubare w'ibibwiriza bingana iki byanyuze mu matwi yawe? Umubare w'ibibwiriza wumvise byanyuze mu matwi yawe bingana iki? Binyura mu matwi yawe. Ibyo byose harimo byinshi byakuburiraga ngo vayo, garuka, caha, nyuraha, ubaho Uwiteka. Uvunira ibiti mu matwi, urahima nikora? Niko wibwira? Cyangwa wowe ubwawe urihima? Reka mbabwire, nimuzarira gufata icyemezo nk'uko twabibigishije mu byigisho bitambutse, ubugingo burimbukana ubwanyu, ubugingo buzazimirana ubwanyu, kandi kibabaje uzabazwa ko wishe umuntu kandi uwo muntu ni wowe. Kubera iki? Kuko wanze gukora ibishoboka byose ngo ukize ubugingo bwawe. Hari imyanya dupfusha ubusa twahawe, tujya mu bitagira umumaro, twitwara uko twiboneye. Hari igihe cyacu dufite tutajya dukoresha mu kubaha Uwiteka. Yewe hari n'ibyo dukora n'ingaruka bigira, kandi bigira kuri bagenzi bacu. Reka mbabwire, hakwiriye umwiherero nk'uwakozwe na Salomo azamuka akajya ku musozi hejuru. Mu munota umwe ndashaka gutangariza buri muntu wese ngo niba utagize igihe cyo kugira ngo umenye ubwenge, ugakomeza kwigira injiji n'igicucu, ndavuga injiji n'igicucu kuko Bibiliya yatweretse ishingiro ry'ubwenge ko mbere na mbere ari gukura inkomyi hagati y'umuntu n'Imana. Iya kabiri ari gukora ibishoboka byose ukagerageza ko uwo mucyo nawe wawugeza ku bandi. Iya gatatu ko ari ugukiranura abantu ibibazo bibarimo nabo bikabavamo. Udakoze ibyo afite ntabwo ari ubwenge, kandi kitari ubwenge n'ubucucu. Ejo mutagira ngo nikora ndatukanye, ikitari ubwenge n'ubucucu. Utakura inkomyi mu nzira rero ngo akora urwiherero nk'urwakozwe na Dawidi na Salomo, abami bari bakize b'abanyacyubahiro isi yose yubahaga, ngo bamenye igihe cyo kwita ku bugingo bwabo, bakirana urubanza ruri hagati yabo n'Imana. Dore nkarabyibiye imbere yanyu, mbivuze mubyumva. We muntu umaze kubyumva n'akazi kawe, kura inkomyi mu nzira, ubane n'Imana amahoro, ubane n'abagenzi bawe amahoro. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, tugushimira imiburo uduha kuko ari y'ingenzi kandi idukangurira kugusanga no kubana nawe. Izina ryawe ryera rishimwe. Tubonere umugisha imbere yawe, kandi ijambo ryawe ritugirire akamaro, tugire n'umwete wo kuribwira abandi kugira ngo twitegure ingoma yawe mu izina rya Yesu. Amen.
tujyana muri amazu meza yaduteguriye. Nitugerayo tuzahora turirimbira, nzaba